Oh yes, twizere ko mufunzemo beaucoup. Yes, bonjour. Ubwo rero nje muri ya gahunda ya morning second mu kiganiro kaya none iminota 5 bihagije yonyine tugakuramwo inama ubundi tugaseka gake. Okay, go palolo. Ayone turi ku itariki 15 ukwezi n'ukwa munani umwaka n'ibihumbi 2025 Friday kuwa gatanu. Kuwa gatanu ikaba kuwa gatandatu kuba Adventiste. Reka twizere ko muri kugenda mwitegura isabato neza cyane gatanu kuri gatanu abandi namwe ko mugenda mwitegura weekend vibe. Hanyuma rero nje muri ka ya anone muri iki gitondo rero gake. Now isaha ya none official ikaze. Abazi byose mu nama ngaho da. Abantu se bazi byose bo baje bati kaya none. Ababwiye ngo banembera mu gake. Yes. Bagize nya rwose mbonye ahantu akantu gake. Ababwiye ngo ibintu bagenda bitwara gake. Burya nawe wisangamo ukavuga uti ibi bibaho ariko harimo n'inama. Ukabona ngira rwose mbona umugabo rwose agira atya rwose yitabira inama. Yari inama ahantu rwose mu mudugudu ahantu ikasuza abantu mwese ubarizwa mu masiba agiye atandukanye. Yari inama yo kwiga ukuntu social media ziri gukoreshwa mu mudugudu wabo cyangwa se mu buryo butari bwiza zigatuma ubuzima bwa bamwe bugenda buzamuka kandi rwose abantu benshi no bashaka ubuzima bwabo bujya public ariko bagashiduka abana bafata utuvideo hari abakora utuvideo gake. Baraterana rero rwose bati muze twiga ku bintu bijyanye na social media ziko zikoreshwa. Nuko rero umunsi umwe rwose uwari uyobeye iyo nama ngo twanuta rwose nka perezida w'inama barababwira ati rero uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'urusobe rwose rw'amasoko ya internet cyangwa se social media hano mu isibo yacu. Umugabo rero agira cyarekana ati mu ijambo gato ati njyewe internet nayimenye mu 1980 ubwo twayikoreshaga gake. Arabara kugira bati ibintu twabibaye mu myaka n'imyaka papa. Jumbaza. Egazuza rugese babuze ibintu byose ariko gake. Sabura kweretse buryo cyose ibyo bintu yabibaye mabizi ariko banza ari indwara hara I think. Reka mba ashishikaje kujya mukurikira ibiganiro bitambuka kuri nawo ibyo ku kiganiro cyitwa Saya none gitambuka ni mugoroba. Wera sambiri twa dufite amasiko menshi uri kumva Kaya none. This is your time ngo menye ikiganiro gitambuka buri mugoroba buri munsi sambiri zuru. Uraza kure wasanga tubona reba ukuntu ako kantu gashobora kuba. Wasanga umuntu arakwemera ibintu adashoboye atanaza kandi ukabona rifiye kandi bikarangira agaragaye nawe muri societe. Nuko abantu bose rero baraseka cyane umwe aramubaza ati ariko se koko yari umwana w'umujene muto utabeke koko mu 1980 mwari mufite internet. Umugabo ati umva ye atari ko twari dufite radio ifata amajwi neza icyo gihe ibyo bya internet yacu nyine iyo radio yafataga amajwi neza gake. Bose baraseka cyane. Nuko perezida w'inama aramubwira ati akenshi guseka ni byiza ariko no kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kumva biraruta. Ugasanga rero nk'umuntu wenda aba nko muri group ya WhatsApp aho ravuga ati ngiyewe ibi ndabizi cyane nzi ko bikora ariko wamubaza ibisobanuro akakujyana kure ku bindi bidafite aho bihuriye. Barahari cyane ngiye ngo bindabizi ngo ibiri mugiye ngo myaka bimaze mu mwabana mu kwiga. Cyangwa sanga undi muntu mu bintu bijyanye n'ubukwe ngiye ngo uko batashyuko ubukwe bugenda ndabizi ngo ugasanga araririmba arakora amajwi arashaka gushyira amajwi mu rusengero hejuru nyine kugira ngo agerageze kwerekana ko indirimbo ze rwose azizi nyamara ugasanga rimwe n'imwe arimo nabikora yibeshya azi ko wenda ari uburyo bwiza arimo. Hanyuma rero rwose ugasanga nk'undi muntu akubwira ati gerageza kuvuga ko njyewe ibintu byose ndagerageza ndiyaminiye papa afite ku kintu cyitwa internet kibi ndarenze. Kandi nta muntu umenya byose mwabantu nta muntu umenya byose. Niba barategureka ya none ngagurya
ugasanga wenda umuntu ari mu bantu ari gushaka kwerekana ko ari ibintu arushije abo bantu sometimes mu buryo bikora nabi kandi wenda utanabizi niba babwira ngo bishobora kuba birimo n'indwara wenda tutabizi you never know tuzagera tubireba gake gake y'abantu mukuru cyane ibiganiro bigiye bitandukanye hanyuma rero isomo umuri kaya none abazi byose ntibabura kwibeshya ariko abumva byose nibo bahora biga ibishya nuko nanjye rero turi abantu reka ujye kuri mwese nuko ariko ngewe rwose ngiranya na bijyanye na internet baba ntindebaho papa nuko ubona nambwira ati rero wifi ndashaka ko telefone yanjye ikora nka wifi uyimpurize n'imashini bigiye bikorana nyine nka wifi nareba wifi ntese wifi mana ariko nabyemeye tu abantu mukunda kugerageza kandi buzi ko bitari bushoboka byo bugenda gake gake rero kabwiye rero ndebye wifi ndareba wifi nkabona ntisinzwe biva ariyo bijya kandi ashaka ko telefone rwose ikora nka wifi akabihuza n'imashini nuko ndabirebera rero mbirebera ariko rero nakubeshye wa mugabo we iyi wifi iyi ni virus banza ujye kuyikuramo bye